लगता है कि वो कानून को मुजरा करा सकता है। buri mugizi wa nabi yumva ko amategeko yayakoreshwa ashaka जिसमें जिगरा हो तो abafite imbaraga ariko nibo bashobora gukoresha amategeko bashaka समझता है। ese utekereza ko wavukiye kuba vigilante ni babantu usanga barigize inararibonye ngo ngiye ngo ugomba kureberera amategeko ngo hari ibyo leta ituzuza aho kumva ko yabishyira mu biganza bye हर गुनहगार को ऐसी मौत मारूंगा buri mugizi wa nabi nzamwica nabi कोक से क्या ku buryo niyongera no kuvuka bwa kabiri azabyanga ati sinakongera kuvuka बच्चन से हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता। iryo jwi uri kuvugamo wahinduye cyangwa se iyo kijwi gikomeye kinini ntabwo cyakugira Amitabh Bachchan mu Buhinde baramuzagira urujwi runini nyine rumeze nk'urusaraye रख wibuke तुझे पकड़ने 11 नहीं इसी मुल्क की पुलिस काफी है। ntabwo dukeneye abapolisi benshi kugira ngo bagufate कर रहा हूँ ibi ndabikorera igihugu cyanjye इतनी चिंता है तुझे nimba ari cyo wifuza gukorera igihugu इलेक्शन में खड़े होकर कानून wakabaye waraje muri politiki cyangwa ni mu rushyira mu biganza gukorera amategeko करवा सका असेंबली में एंटी करप्शन बिल। sinabonye baranze kurwanya ruswa सच तो ये है कि ये kuri ni आखादी पहनकर नहीं लड़ी जा ntabwo warwanya ubugizi bwa nabi muri sisiteme y'ubu buyobozi कफन पहनकर निकलना होगा। ugomba kwica abantu cyangwa ugashaka icyubahiro kugira ngo bakumve कफन करने कबर मैं खोदूंगा। ngiye kugutegurira rero igituro cyo kugushyinguramo स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ukibona inkingi ya ashoka iri mu idarapo ry'igihugu cyacu उसे गर्व से माथे पे पहनने का अधिकार सिर्फ देश की सरहद पर तैनात सैनिकों को और हम जैसे खाकी वर्दी पहने सिपाहियों को मिलता है। ये अधिकार न भारत के राष्ट्र usibye na perezida w'ubuhinde n'undi uwo ari we wese na prime minister उस अशोक स्तंभ की कसम ndarahirira ku idarapo ry'igihugu तो उसे माथे पे पहनने का n'abandi bantu bose ko ninabasha kuguhagarika nzapfe स्तंभ पे फक्र है। iryo bendera riri no ku ngofero yawe ये अशोक चक्र पर nanjye nabishima no kuba ashoka नहीं mu ibendera ryacu कब्र में लेटे हुए भी आसमान में लहराते तिरंगे को ndetse nanjye igihugu ndacyubaha niyo naba napfuye naterera isari ibendera ry'igihugu cyacu ariko ngomba guhagarika abagizi ba nabi gatururi uyu wo bari kuvugana ntago azi ko ari mukuru we mubonye ugira ngo ni umujangwera ariko yararaye ati arakwereka kwa muganga hari akana bahazanye ni mu bitaro CHIK hari akana bahazanye akana kari gucira urufuro uyu mwana yariye ibiryo ngo birimo uburozi nanjye umwana wanjye yariye ibiryo birimo uburozi we hari abasilamu binjije abana hano abana bambaye utugofero tw'abayisilamu hari n'undi mwana winjije ngo yariye ibiryo birimo uburozi bano bana ubundi bari kuva hehe bano bana bose bari ku musigiti wa madarasa nibo baririye reka bakwereka abantu ukuntu byagenze abana bari bagiye ku musigiti ni ku irayidi amasaha y'ipirawu ageze y'idaku bamaze gufutura abana bari gukora bagafutuye bya bintu byanyu by'ivumba rya hato na hato ry'ipirawu abana bose babarugiye mu ipirawu babaza abana babarugiye ku musigiti wo mu Biryogo wa musigiti wo kwa Kadafi abana bari bagiye kwirira ipirawu barugera mu biryo Sheikh Ashraf we wari uhari abana babahaye ipirawu irimo ibintu atazi Sheikh Ashraf ngo nawe byamubabashe cyane umva urabizi ntabwo dufite bya byuma bya oxygen ntabyo bafite bya bindi nyine bifasha abana kuba bahumekera muri oxygen mask ntabyo bafite ibitaro nabyo oxygen cylinders ntasi hari ntabwo mubibona ko abana bari gupfa ziri hehe muzishake basi ibitaro bidafite oxygen cylinders baramagara buritsi gasani vete yarumiwe oxygen cylinders zarangiye turakora iki ukoresha amapompo ibaza ibitaro bidafite amasirendere ya oxygen abana batangiye kubapompa kandi gupompa abana kuko ntabwo byinjiza umwuka neza gusa ngo bino bitaro nta ngingo y'imari bifite birakennye ibaza ibitaro bitabasha kukubonera oxygen abana dore ngo barapfa apfuye sugara ugira ngo tuzagutore urabizi ko abantu bariho batumye bano bana bapfa none usha kwigira umunyembabazi ejo muzamutubwira ngo abantu bacu nkacu twe tugaragaza ko turi abahinde kuba waje hano ntabwo ari igikorwa cy'ubumuntu bya bindi by'abanyepolitike ngo baze kurya ifoto ngo bavuge ngo umunyepolitike yasuye abantu bapfushije kugira ngo bavuge ngo agira umutima mwiza kurya ifoto utegereje iki aba banyepolitike batera amabuye baza kuturiraho ifoto ngo bagire ngo ni abantu beza bamuteye amabuye abandi bayisilamu baritambika abagize ibyago baramwitambikiye Sheikh Ashraf n'abandi bagenzi baritambitse
Bismillahirrahmanirrahim. gore hano yatangiye kuvuga iduwa iri muri Korowani ivuga ati Mana ngiye gushakiraho ubuhungiro undinde sekibi undinde ubusazi bwe Lillahi Rabbil Alamin. ndetse undinde ubwibone bwe कुरान पाक की ये आयत uyu murongo uri muri Korowani रहम की बात कर uvuga ngo dushake imbabazi z'Imana आज तुम लोग एक निहत्थे और निर्दोष इंसान पर ese murashaka isilamu mu izina ribi bikarakaza Imana बदनाम और खुदा को रुस्वा कर kwataka umugabo w'inzirakarengane udafite intwaro uri kubarwanya muri basilamu nyabaki bumvishe bagize isoni bano bayisilamu madamu Ashraf kabwiriza Ashraf wo mu Buhinde ni wenzi हमारी हमदर्दी की नहीं wa munyepolitike ntabwo dukeneye kutugirira impuhwe आपकी जरूरत icyo dukeneye ni ubutabera kuza kurira ntacyo biri budufashe सरकार हमें इंसान ese watubonera ubutabera wo mu minisita we nimba wabutubonera मौजूद हर बाप तुझे सलाम tubonera ubutabera abapapa bose bapfushije bazaguterera isari abamama bapfushije tugusabira umugisha kuri Allah ariko nutatubonera ubutabera तो फिर भी भाईजान अल्लाह आपकी हिफाजत करे utabishobora nawe tuzagusengera Imana ikurinde nyine uzabura aho wasamye umugabo yarababaye maze umuntu wica abana bangana kuriya bimeze bite yayisazana imbere y'abanyepolitike bateranye जिस उन बच्चों को पॉइजनिंग हुई वो आपके साले की कंपनी से जाता है umunyepolitike wa mbere yagezeho yaje kumubwira ati musaza w'umugore wawe niwe wagemuye biriya biryo ku musigiti n'uriya muceri iriya pirawu nyine इंस्टीट्यूट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली थे ndetse n'ibitaro bya CHK umuntu wagombaga kujya agemurayo za oxygene उनका कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर की kampani yawe abantu mufatanya kampani yabo ni wahaye icyo kiraka bazi bivuze ngo abazanye ibiryo bazanye ibiryo byapfuye byateye abana kurwara bitewe n'uko umuntu wasapurayinze ibyo biryo nyine ni kwa kundi umunyepolitike akazi musaza w'umugore avuga ati ni ikene wabo nabo bagatangira kujya bagemura ibiryo bipfuye nyine ugasanga ibiryo biri kwica abantu noneho n'ibitaro byagombaga kuvura abana bya CHK ikiraka cyo kugemura iki oxygene yari yaragihaye kampani bakorana nayo bya hafi kwa kundi nyine mutanga akazi n'amasoko mu byigene wabo 40 मासूम बच्चों की abana 40 bapfuye b'inzirakarengane चाय पी रहे हैं none uri kunywa icyayi urya na snacks गप्पे लड़ा रहे हैं ganira n'inshuti zawe muvuga ubusa nyagasani sore yisheye beza arayishwanya gusa abaginga abanyepolitike bari kunywa ibyaha abana bari gupfa ऐसी बदतमीजी करने Mr. Satyan wibagirwe yuko umuretse भाई इन्हें भी तो जनता को बताना है ना कि इस हादसे reka nawe ari kugerageza kwereka abaturage ko ibyabaye byamubabaje उनके बच्चे मरे हैं kugira ngo arebe ko yazabona amatora से ही तो सत्या जी की पार्टी wibuke ko bari abana bapfuye bari abayisilamu kandi n'uyu mugabo uri kudutuka nawe asengera mu idini ya isilamu ज्यादा मतदान buriya rero gushaka kwiyereka abayisilamu ko yababaye kuko nawe ari umuyisilamu kugira ngo abayisilamu bazamutore तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही हुआ पूछिए kuba bari abana bapfuye ngiye ndumva ari byiza kubera iki आप देखिए वो बच्चे bari abana bari kuzakura kuko ari abayisilamu Party. bakajya batora rino shyaka Satya avamo kuko naryo ari iry'abayisilamu मतदाता कम none bari abana 40 bapfuye कम हुआ bivuze ngo amajwi 40 y'abantu bari kuzatora ririya shyaka yagabanutse nyumvira umutima w'abagabo nyagasani लगता है भविष्य में bivuze ngo ishyaka ryacu rizakomeza rizamuke कि नहीं हमारी ahazaza nyagasani umva abaginga bishimiye ko abana bapfuye 40 kuko bari abana bari abayisilamu bari kuzakura bagatora सीएम साहब से आप दोनों के इस्तीफे की मांग करूंगा ndagira ngo wegure ureke kuba CM chief minister मत we कि तुम गठबंधन के होम मिनिस्टर we wibuke kuri wo mu minister kubera ubushake bwacu इस्तीफा दे दिया ना तो हमारे पीछे पीछे पूरी पार्टी इस्तीफा ndamutse neguye n'abandi bose bawe bakwegura को मारकर चाय गिराने का nubwo ngiye nakomeye nkawe ngo nkubite imeza nyimene ariko हमारी सरकार गिराने का muri politike ndakomeye हमारी ku राजनीति buryo guverinoma yawe nayishyira hasi nyagasani abagabo barishimye nta kibazo bibabwiye ko abana 40 bapfuye abanyepolitike babaye nk'inyamaswa we bo mu Buhinde hey! urebe डॉक्टर साहब मजा आ गया mbega igitekerezo cyiza muganga ito ninjoro bahise baza hakorera स्ट्राइक फेल होगी तो क्या हुआ imyigaragambyo n'ubwo yanze ऑक्सीजन सिलेंडर के घोटाले से हॉस्पिटल पूरी तरह बंद हो जाएगा और फिर शुरू होगी हमारी पार्टी biriya bigiye gutuma biriya bitaro uko byagaragaye ko noneho nta sirendere zari bifite biriya bintu bigiye gutuma शंकर isoko ryo kugemura noneho ziriya oxygene आइए turiha bene wacu bagenzi bacu ibintu bigiye kumera neza abagabo barishimye abagabo bari mu byishimo bahise baza no kurya amafaranga mu kabari
bakimara kubona ko ibyo bifuzaga byabaye abana 40 bapfuye uwagemuraga sirendere n'ubundi yari mwene wabo n'ubundi soko baraza kwita bavuga ati tugiye kuri undi muntu nabi